Guys rero turabizi ko twabimye filime ariko natwe ntabwo ari twebwe sibyo, twebwe tuba dutegura ibintu ku murongo, twe ntabwo tuba dushaka ibintu by'ako kanya nyine bihubukiyeho, buriya twebwe turamanza tugatekereza tukavuga ati ese ibi bintu tugiye kubaha biri rego sibyo, rero icyo mbabwira cyo muhumure kandi mukomere. Alice agiye mu kanya gato agiye kutubwira ijambo rikomeye cyane, impamvu filime batari kuyisohora hanze ngo tuyirebe kandi filime ihari ikoze ishutinze. Mu by'ukuri rero iryo jambo niryo dutegereje, araje aritubwire, wowe icyo usabwa ni ugukurikirana iyi video mpaka irangiye ukaza kumva ikiri gutuma filime yanyu mwakunze idasohoka. Ariko Alice yambwiye ngo buriya yambwiye ngo mbasobanurire, we ntabwo yabona ukuntu yabivuga kuko ubuzima yaciyemo ngo byo byonyine iyo abyibutse cyangwa se akabisubiramo bimutera kurira cyane. Rero ubwo buzima yaciyemo nibwo nshaka kubabwira kugira ngo Alice mumwubahe kandi mukomeze mumushyigikire, mumusapotinge, niba na ngombwa mumukandire n'akanyenyeri kwako kanimero. Mu by'ukuri kuko guys rero ni ibyishimo bikomeye cyane kugeza kuri iyi video, nawe uraza gukuramo ubutumwa. Mu by'ukuri Alice ngiye kukubwira ubuzima bwe bwose, we yambwiye ko nkanjye umunyamakuru wabo ngomba kubitangaza hanze kugira ngo mubashe kubyumva namwe nk'inshuti yanyu ukuntu bimeze. Mu by'ukuri Alice yize amashuri abiri yisumbuye gusa sibyo, ni ukuvuga ngo n'ururimi wumva azi yize nyuma aho yari agiriye amafaranga. Nawe niba wumva ko uziga niba ushaka kumenya ahantu wakigira indimi waba ukuze cyangwa se uri umusaza, ndakurangira muri Action College ikora hariya mu Giporoso. Niba ushaka niba ushaka ibindi bisobanuro wahamagara iyo nimero iri muri taburo yawe, hanyuma tukagusobanurira uburyo nyine ibijyanye n'ayo masomo. Okay, icyo ngicyo reka tube tugisoje, twinjire mu buzima bwa Alice. Mwihangane kandi namwe amarira nizere ko mwayafashe atagwa muri telefone zanyu kuko birababaje cyane. Urabona Alice nkuko nahoze mbibabwira, Alice yarize agera mu wa kabiri segonderi, hanyuma iwabo babura ubushobozi, papa we yitabye Imana, babura ubushobozi bwo kuba bamurihira amashuri. Mu by'ukuri icyakurikiyeho amashuri yahise ayareka, noneho areba ukuntu yashaka amafaranga. Noneho ku babize mu cyaro, hari igihe umuntu wavuze ngo ngiye gutera ikiraka ndebe ko nagira amaramuko. Mu by'ukuri Alice icyo yakoze, yagiye guhingira amafaranga mu baturage, yahirira abantu ibyatsi, abavomera nk'ahantu nyine nk'abantu bubaka inzu, agakora ikiyede mu by'ukuri kugira ngo arebe ko basi wenda yabaho neza n'umuryango we. Ibyo ngibyo byose yabinyuzemo. Buriya muri kujya mubona umuntu asa neza mugire ngo ni ibintu yavukanye. Guys biraharanirwa. Buriya hari umuntu ujya uvuga ngo byose ni Imana ibigena, ngo ngiye kujya nihaze ngo ni Imana ibigena. Mu by'ukuri aho ngaho urabura nabi. Weho ukora uzigame sibyo, ibintu byose ubundi ni wowe ubigiramo ubushake sibyo. Imana nayo Imana yavuze ngo niba ubura ubwenge nzabareka. Imana ifasha uwifashije. Rero guys rero reka twikomereze mbabwire ubuzima bwa Alice. Noneho Alice ibyo ngibyo abonye biri kumugora, kuko Alice buriya kuva kera ntabwo yari azi ibintu byo gukora cyane. Noneho nibwo yafashe umwanzuro wo kuza i Kigali agiye kureba ukuntu yakora akazi ko mu rugo kugira ngo arebe ko basi wenda yatunga umuryango we, ndetse dore ko Alice yakundaga mama we cyane, amubwira ati mama ntabwo nzagusiga, tuzabana nta kibazo, ni indonka nawe uzabironkeyemo. Alice afite inzira
aza i Kigali aje gupagasa, aje gushaka amafaranga muri make kugira arebe ko yabona amaramuko. Icyakurukiwe ni iki ngiki rero, Alice sinzi ukuntu yagize amahirwe abona akazi ko mu rugo, noneho nka kwa kundi uterura umwana akagucika akagwa hasi, noneho mabuja we yari umugome cyane, mabuja ahita afata imyanzuro ikakaye, amubwira ko agomba kumuva mu maso hato atazarinda yamwicira umwana, kubera ko Alice nyine yabaga afite ubwoba bwinshi cyane, avuga ngo ni ubwa mbere nkoze akazi ko mu rugo, ndabona kuba ahantu nk'aha ngaha bizangora, kubera nyine ubundi hari igihe ugera ahantu bikaba ngombwa ko uhinuba utarahamara n'umunsi n'umwe. Yabonaga ukuntu bari kumutuka, ubwoba bwinshi cyane, afata umwana n'ikiniga cyinshi, hari igihe ukoreshwa n'umumabuja mubi cyane, bikaba ngombwa ko n'ibyo wakagombye gukora neza ubikora nabi kubera umumabuja mubi cyane. Rero icyakurikiye ni iki ngiki, yahise amwirukana, akigera i Kigali nta kandi kazi arabona, ari ako ngako yari yizeye gusa. Alice nibwo noneho yafashe umwanzuro wo gushaka akandi kazi. Urabizi muri Kigali ntabwo ari ugupfa kubona akazi, bisaba kumanza wategesha henshi cyane, noneho bikaba ngombwa ko akazi ukabona nko mu mezi nk'abiri cyangwa atatu, sibyo? Yego hari igihe ugize n'imana ukakabona umunsi umwe, ariko ibyo bihira bake cyane. Ni nko kugenda ugasitara ukagwa, n'ubundi abe ni nk'amahirwe uba ufite yo kubona akazi umunsi umwe, sibyo? Rero Alice nuko byamugendekeye, Alice biba ngombwa ko yirukanwa, noneho akazi aragashaka arakabura, akajya arara mu biraro, rimwe na rimwe yabuze ndetse kiyamusubiza iwabo. Urakumva ko ibyo bintu biteye agahinda kenshi cyane. We yambwiye ati ibyo bintu binsubiriremo, bibwira abafana banjye, njye ntabwo nashobora kubivuga, ndabyibuka agenda kakanyica cyane. Ibaze guys, nk'umuntu w'umukobwa ufite itoto rimeze gutyo akarara mu kiraro. Noneho ngo hari igihe yigeze gukanguka ari mu gitondo, asanga igisimba kiriya bita igisamagwe kimujyamye iruhande. Sorry, ni ingunzu, aho ngo nari mbeshye, igisamagwe kiba ari kibi cyane, kiba cyaramurangije. Ni ingunzu imujyamye iruhande. Alice aratabaza n'ubwoba bwinshi cyane, avuga ati nimuntabare, habura uwamutabara. Mu by'amahirwe abona ingunzu irirukanse imuviye iruhande. Alice nibwo yahise afata umwanzuro wo kujya ku muhanda akajya gusaba. Noneho Alice mu by'amahirwe, buriya ngo Imana ireba ibyo ucamo byose ikakugira n'impuhwe. Buriya ibishaka buriya ntukabone uri mu bigeragezo uvuga ngo Imana irakwanga, ibishaka kugira ngo ikunyuzemo ibintu bikomeye cyane, kugira ngo uzatange ubuhamya, cyangwa se Imana uzayubahe, dore ko ariyo kubahwa. Rero guys, rero ni uko nk'uko byagenze. Alice ajya gusaba mu muhanda, noneho haca imodoka, ubwo ni Cedric wari uyirimo. Cedric yari avuye gushutinga filime bita Urukundo Rwanjye, mu by'ukuri amucaho. Nibwo Cedric yari kujya akarindazi, abagateriye hanze agacisha mu kirahuri cy'imodoka. Noneho Alice muri kwa kubona ako kamanyu k'umutsima ajya kugatoragura. Cedric aba yamuboneye muri televizeri, aho ngaho watubihuza na kiriya gihe Lewis ataka akarindazi, Alice akajya kugatoragura. Ibyo ngibyo wabihuza nabyo, kuko iyi filime ya The Homeless twayikoze dukurikije ubuzima Alice yabayemo, dore uko ibyinshi biri muri sezo ya kabiri. Dore buriya iyi filime nibwo igitangira, nyine uko nabivuga, sezo ya kabiri izaba itwika cyane, muzabyibonera neza amaso ku maso nk'uko mwabyifuje. Rero guys, rero ni uku nguku byagenze. Cedric baramubonye, hareba ukuntu Alice ameze, ubona ukuntu ari mwiza, amujyana iwabo, baracitinga nyine, barakundana, ibiki n'ibiki. Nawe bigeraho amushyira muri filime. Hari filime yigeze gukina bitaga umusore w'umukire akundanye n'umukobwa w'umukene. Iyo filime none niyo batangiye bakina, ikubita amaviyuze menshi cyane, aho yarebwe na miliyoni
mu kwezi kumwe. Abantu miliyoni buriya ni benshi cyane kuri video, noneho babona amakomenti menshi yiganje kuri Alice, bavuga ati Alice gumaho, uzi gukina cyane, twabakunze, tugiye kujya tureba umunsi ku wundi. Cedric abonye ukuntu Alice akunzwe, aravuga ati weho ni wowe wanjye. Noneho bakina na filime igihe kinini cyane, Alice arakundwa, ubu ngubu ageze ku mushahara w'ibihumbi 500. Ubu ngubu kumva ko Imana yamukomereje amaboko, namwe n'isaha yanyu itaragera nigera bizakemuka. Noneho ubwo aba bakundanye gutyo biki n'ibiki, Alice amenyana n'abantu benshi cyane, amenyana n'abandi bakobwa bagenzi be, aragenda arakaraba, aracya, aba umukobwa mwiza cyane. Nyuma telefone ye dore uko yari yarayigurishije, ariko rero ukuntu yakiyaranje ku tubutike, biba ngombwa ko atira amayinite. Cedric ahamagara mama we amubwira ko yabayeho neza, ibiki n'ibiki. Mama we arishima cyane, amubwira ukuntu byari byaramugendekeye. Mama we arababara, ariko ntiyababara cyane kubera ko ikibi umubyeyi ukumubwira ati ni uguhita umuhamagara uvuga ati byanze sinzi naho ndarara. Ariko iyo umubwiye ibyakubayeho, ariko ukamubwira ko byakemutse, ubu ngubu umeze neza, aho ngo ntabwo babara cyane. Avuga ati ihangane, ibyashize byarashize, hasigaye iby'ubu ngubu, niba umeze neza nta kibazo. Ni uko nguko byagenze rero. Alice abamenyanye n'abantu benshi cyane, ba Dani, ba Tricia, ibiki byose barakunda. Noneho bategura filime bita Umukire Millionaire. Rero filime irabaryohera abafana bacu nk'abo muri kunyumva kano kanya. Ni uko Alice bigaragara ko akunzwe cyane. Rero duhita tumwongera umushahara, ubu ngubu ageze ku 700, kubera ko akina neza kandi afite umubiri ukunzwe, akina neza cyane, avuga neza, ibiki n'ibiki. Namwe nyine muramutaka, turabibona, turavuga ati uko biri kose Alice arakunzwe. Rero guys, rero nuko byagenze, abari bahari nuko byagenze. Rero guys, rero kambabwire ngo reka dore mu gice cya kabiri, mukora subscribe, mufungura inzogera, dukomeze twumve ibintu byose, ubuzima bwose Alice yaciyemo. Rero reka nsoze ndasa ku ntego, mbabwire ngo kuva ubu ngubu Cedric ni inshuti ya Alice, baranabyaranye. Kumva ko uriya mwana bita Kizano wa Cedric amufatanyije na Alice, kumva ko bararyoshye muri ino minsi, nta kibazo cyabo. Rero ubwo ubuzima nibwo Alice yaciyemo. Hari n'ibindi nanze kuvuga, nzabifatira umwanya kuko urabona n'amasaha yagiye, mwarambirwa. Murakoze cyane, mbahoza ku mutima. Thank you very much, ndabakunda cyane kandi tubahoza ku mutima, muri abacu igihe cyose. Ciao ciao.